reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mukoje kurikira wa Canada official. Reka kandi by'umwihariko nyine nkuko dusanzwe tubigenza tuhereze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubahaye ikaze. Ni igitaramo rero Vestine na Dorcas bakoreye hariya nyine Regina, no kuvuga nyine hariya ku mugani w'Uburayi. Yari ku nshuro yabo ya kabiri ubwo bari bavuye nyine i Vancouver, naho ari ibirori byagenze neza kandi nyine tutasibye kubagezaho. Uyu munsi rero kuri uyu wa gatandatu nyine mu ijoro nyine nibwo baraye bataramye ara nyine Regina. Ni ibintu byinshi byaranze nyine iki gitaramo, dore ko nyine haranzwemo n'amarira, gukizwa ndetse no gusenga bidasanzwe. Aho rero Dorcas nyine ubarizwa muri timu ya MI Empire nyine, aho yagaragaje amarangamutima ye rwose ararira, kwihangana biranga, arebye nyine urukundo baberetse rudasanzwe ara nyine Regina. Dore ko nyine uretse kuririmba banasenze bararamya. Dorcas yanyujijemo rwose ararira, ibintu byakoze ku marangamutima ya benshi nyine bari bitabiriye iki gitaramo cyabereye ya Regina. Gusa nanone tugiye nyine tugereranya ibyabereye i Vancouver n'ibyabereye Regina, ubona ko i Vancouver hari umwihariko udasanzwe. Hari umwihariko udasanzwe ugereranyije nyine n'ahangaha i Regina, dore ko ahangaha i Regina nyine abantu bo batari benshi cyane ugereranyije ni Vancouver. Nubwo nyine i Vancouver aho bakoreye nyine kiriya gitaramo muri Sunrise Church ho wabonaga nyine ari na salle nini cyane, gusa ugereranyije n'ahangaha i Regina nyine bakoreye iki gitaramo, ubona ko rwose abantu nyine batari bangana n'abi Vancouver, ariko ugereranyije rwose urukundo cyangwa se uburyo begereje iki gitaramo umutima wabo, wabonaga rwose ko ari ibintu bidasanzwe ku buryo utanabigereranya n'ibyabaye nyine i Vancouver. By the way, i Vancouver naho byari byiza, naho byari byiza, ariko ahangaha i Regina rwose ho wabonaga ko abantu bagiye baruzuzwa, barasenga, begera Imana. Bamaze gusenga icyakurikiyeho nta kindi ahubwo bagiye barasirimba bidasanzwe, bimwe bidasanzwe rwose. Ndagira ngo muri kubona amashusho ya Vestine, aho rero nawe yanyujijemo rwose arasirimba, arangije ajya kuri kamera arababwira ati kuri ubu umeze neza cyane, kandi nta n'ikibazo gukorera Imana, dore ko nyine nta n'uruhombo rurimo. Ibi nyine mbivuze bishingiye ku bagiye bagaragaza amarangamutima yabo ubwo bari i Vancouver, aho Vestine yagerageje gusirimba, ariko nyuma baza gutangaza nyine ko yarwaye. Benshi rero bagenda bavuga ati ntabwo yarakwiye gusirimba, ngo umuntu rero bagiye bavuga ko atwite, ngo ntabwo yarakwiye gusirimba nyine, uretse ko nyine byose byari ibitekerezo by'abantu, byari ibitekerezo by'abakunzi abitsina nyine Vestine na Dorcas. Ko uyu munsi rero yagiye arasirimba yiva inyuma, dore ko yahise ko anakuramo inkweto nyine, bigaragaza urukundo nyine yari yahaye nyine aba bantu bari i Regina. Akuramo inkweto maze arasirimba ku buryo budasanzwe, dore ko n'abari bari hasi nyine bari bakurikiye iki gitaramo nabo bari bakuyemo inkweto rwose, ubona ko ibintu bari babyegereje umutima ku buryo budasanzwe. Wabonaga rwose ibyishimo, morale, akanyamuneza ari kose kubona itsinda Vestine na Dorcas bagiye gutaramira hariya nyine i Regina. Bageze ku ndirimbo Yebo, ibintu bindi, dore ko iyi ndirimbo yagiye ikora amateka. Si amateka gusa yagiye ikora nyine, uretse kuba yakifashishwa kuri stage, yagiye inakora amateka agiye atandukanye, by'umwihariko nyine mu bihugu bitandukanye nka Kenya. Ahangaha murabyibuka ubwo bari Musanze muri cya gitaramo tutasibye nanone kubagezaho, mwabonye ko indirimbo Yebo yakoze amateka ku bantu bari bitabiriye iki gitaramo nyine hariya i Musanze. Ndagira ngo murabyibuka, mwarabibonye. Ni igitaramo rwose cyagenze neza, ariko iyo bageze ku indirimbo Yebo, n'umwana rwose ava hasi yarangiza akabyina. Aha rero naho i Regina bageze ku indirimbo Yebo, ubona ko rwose bahise ko bahaguruka barabyina ku buryo budasanzwe. Mbona ko ingeri zose, si urubyiruko gusa rwitabiriye nyine iki gitaramo, ariko nubwo ubona nyine urubyiruko rwo rwiganjemo, ariko si urubyiruko gusa, dore ko n'abakuru nabo bari inyuma. Ndagira ngo muri kubabona nabo ni bamwe baje gushyigikira rero itsinda Vestine and Dorcas.
nabo nyine babagaragarije urukundo rudasanzwe. Gusa nanone kandi itsinda Vestine na Dorcas naho murabyibuka Ivankova naho bari baje gushyigikirwa n'ingeri zose, dore ko Ivankova ho hari umwihariko udasanzwe w'abantu bakuze. Babonaga ko ari abantu bakuze rwose bitabiriye nyine kiriya gitaramo. Ni igitaramo bise Yebo Concert, dore ko ari igitaramo nyine kizenguruka ku mugabane w'i Burayi. Bahereye Ivankova bava Regina barahita kuberekeza rero Edmonton nabo barahita ko bajya barava Edmonton nabo barahita kuberekeza ahandi. Ni ibitaramo bizenguruka ku mugabane w'i Burayi bizamara ukwezi kose, ubundi babone rero kugaruka. Ari nabwo tuzahita tubona indirimbo nshyashya yabo nyine Vestine na Dorcas yitwa Usisite. Ni indirimbo bamaze rero kwemeza ko izahita kijya hanze mu buryo budatinze, dore ko ari indirimbo itegeranyijwe amatsiko agiye atandukanye ku bakunzi b'itsinda Vestine na Dorcas. Gusa nawe niba uyikumbuye cyangwa se wifuza ko itugeraho vuba, uraza kubyandika muri comment kugira ngo indirimbo rwose tuzabashe kuyireba. Ni indirimbo dutegeranyije amatsiko, dore ko nayo twiteze ko izahembura imitima yacu nk'uko bitasibye nyine batahomye nyine kutuhereza indirimbo zihembura imitima ya bamwe bagiye batandukanye. Ni byinshi rero byaranze iki gitaramo, gusa nyine ibyaranze igitaramo by'umwihariko nyine ni ibingibi ndagira ngo muri kubibona. Uretse nyine itsinda basanzwe bakorana mu kubafasha nyine mu kubreakinga nyine, birumvikana korali ibafasha nyine kuririmba gutaramira abakunzi babo. Nayo rero yari habaye hano Regina, nayo yagaragaje imbaraga zidasanzwe nyine kugira ngo batange ibyishimo nyine bidasanzwe ku uyu munsi. Ni igitaramo rero cyabaga nyine hariya Regina na hano mu Rwanda naho ari kubera igitaramo kidasanzwe cya The Silver Gala. Ni igitaramo cyateguwe na Silver na Chez Silver uhagarara nyine Chez Silver Foundation. Ni igitaramo rwose cyaririmbyemo abasitari bagiye batandukanye, ndetse n'igitaramo cyitabiriwe n'abakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni igitaramo naho rero washobora kuza kureba hano kuri Wakana Zero Official, naho kiriho live. Waza kukireba rwose ukabasha kugikurikira, dore ko nyine twari tuhakubereye 5/5. Gusa rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, niba utarakanda like nagusaba kuyikanda, wibuka no gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza nyine bera no kuri Wakana Zero Official byo bikugeraho 5/5. Jye mwabanye nita DJ Wakanda Famous, nabashimiye.